murakoze cyane. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Muraho mwese. Shimye Imana ko itwemererwa ruka hano. Nigeze mpaza nkuko umushumba uri torera bivuze. Uyu munsi rero nagarutse ku butumire bwa AEE, umuryango w'ivuga butumwa nyafurika kufatanye n'iri torero. Ni umuryango ushinzwe kubwira abantu ko Yesu ariho kandi ko agikora kandi kazagaruka. Bakoze igiteraniro muri iki cyumweru, babanza kwigisha abayobozi nkuko mwabyumvise, ariko bavuga ko bashaka itorero rimwe bazakoreramo igiterane, batoranyira itorero ku bufatanye rero n'itorero ADPR nayo ni umufatanya bikorwa hamwe na AE. Dukorana ibikorwa byinshi n'umuyobozi arabizi, tuvanye za wawa tujyana ahantu henshi. Ubwo rero itorero mu ADPR mu gutekereza umuvuga butumwa wazaza gufatikanya n'iri torero ndetse n'umuryango nyafurika w'ivuga butumwa, mbona umushumba mukuru ampaye urwanika arambwira ngo ndagutumye ngwino ugeyo. Amen. Naje itorero ribizi kandi bampaye urwaniko runzana hano, bihuza nuko sanzwe n'ubundi mpaza abihindutse umugisha, kandi ashimira ikaze mwaduhaye ndetse n'ikaze Yesu aduhaye. Amagambo rero nateguye ingisho mu Cyongereza, ubwo atumva Ikinyarwanda iteguye mu Cyongereza. Kwari gukora translation tukakora dusema, ariko kwesemo kubireka kubera ko umwanya ari muto, ariko kuri screen iteguye mu Cyongereza. Umuntu utumva Ikinyarwanda arabasha kugenda areba ibyo turimo tuvuga, arabibona. Niyo mpamvu twabonye ko umwanya ari muto, tutashaka umusemuzi. Ubutumwa bw'uyu mugoroba rero burasobanutse. Baravuga ngo Yesu, kubaho ni Yesu. Mbese ubwo nako ngako nabyo bindanditse hano. Ibi byose mubona hano, kubaho ninde? Ni Yesu. Ubwo mwibaza umuntu udafite Yesu uburyo yitwa noneho. Niba kubaho ari Yesu, udafite Yesu hari ukuntu bibiri mwita. Niba kubaho ari Yesu, yusomye gatatu muri Yohana 16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ariko ibikora ibikuye mu rukundo. Buri ikintu wakoze ukuye mu rukundo, kandi n'urukundo rwinshi Imana yakuyemo Yesu. Ikintu kiruta ibindi Imana itunze ni Yesu. Yavuga ati nkuza abisi none ngwino ngutumeyo, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bashyira akantu kamwe kugira ngo umwizera wese ahabwe iki? Atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hepfo akavuga ngo ariko ngo umuntu utamwemera, utanamwizera ngamaze gucirwaho iki? Hwiteka. Bakarisobanura iryo teka si irindi ngo nuko atizeye umwana w'iki? W'Imana. Mu mirongo 2 yaro nkundiye umurongo wo mu Baroma 5:8 havuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo yoherezaga umwana wayo ikamutwoherereza tukira abanyabyaha. Hari ikintu nabonye mu bantu benshi basenga, kandi ntekereza ko dukwiye no kwibwiza ukuri. Ntabwo Imana yohereje umwana wayo imwohereje abarokore, ntibabagaho. Ntabwo bari bahari. Ntabwo Yesu yapfuye muhari. Yapfuye Yesu, Imana yohereje Yesu utazi kuririmba, imwohereza utazi gusenga. Mbese ubwo bagukunze sinzi na Dawudi mu ijuru baruyizi, ntabwo nzi ikintu wari cyo. Imana ngo yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo yadupfiraga tukiri iki? Ariko kandi muri ukumva umva gupfira umunyabyaha, wenda wapfira umukiranutsi, wapfira umuririmbyi, wapfira umushumba, wapfira umurokore, ariko gupfira umunyabyaha. Kandi ngo icyo kiguzi yakishyuye iteganya ko n'abazavuga bati waramazi ni warapfuye birakureba ngese binakazi kawe. Hari n'ababyanze, ariko mwebwe mwaje muri amateraniro nugera mu rugo iri jambo ubwira umwuka biragufasha kuryumva ngo burya uve mu ubwinshi bw'ihurire. Hari igihe tugiye gukizwa Imana yuza kuba uri umwe mwisi, nabwo Yesu yari gupfa. Yuza kuba uri umwe. Ndagira ngo umva agaciro ufite. Imana yerekanye urukundo rwayo inkunda, tuvuge dukunda uva mu bwinshi kuko mu buryo bw'umwuka uri kinege. Imana yerekanye urukundo rwayo inkunda, ubwo ubanze ube wenyine. Nurangiza ubwo yamfiraga nkiri iki? Nkiri umunyabyaha. Ndashaka kubabwira ko muri n'abanyabyaha mutaramenya kuza mu nzu y'Imana. Imana yarabarinze kugira ngo muzageze uyu munsi mu giterane mukizemo.
akabazo nibaza naka rero, niba Imana yaratanze Kristo agapfa uri umunyabyaha, ubu nibwo iri bukwange? Subiramo ugatekereze. Udasenga, udakijijwe, utagira idini, utazi Imana, umeze nk'itungo urya byose udasenze. Itungo ntabwo urya risenga, rirarya rikabyuka rikagenda, umeze nk'itungo wabayeho umeze nkaryo. Imana igukunda umeze gutyo. Niba yaragukunze utazi n'urusengero, utagira Bibiliya, utagira ijambo ry'Imana, ubu ni bwiza ko kwanga wizanye. Umwumva kuvuga Imana irakwanga ubikuye. Yagukunze udakijijwe. Ntabwo Yesu yapfiriye abarokore ntibari bahari, babayeho nyuma. Niyo mpamvu rengera mbabwire ngo Yesu niki? Niwe buzima. Kubaho kwacu ninde? Ni Yesu. Ikinejeje muri umugoroba rero, hano muri terano harimo abantu ibyiciro bitatu. Hari abantu bamaranye imyaka na Yesu bemeza ko ibyo bintu ari ukuri. Hari abantu babayeho kubera Yesu. Harimo abantu mbese ku buryo abantu bari hano kubera Yesu. Harimo baba baje mbese akagasura nuko umeze uko bikesha Yesu. Mwaba muhari? Hari abantu ingo zabo zubatse kubera ko Yesu bamufite akaba mu rugo. Hari abantu bize kubera Yesu. Hari abantu basinzira kubera Yesu. Murahari? Abo ni bamwe rero. Ibi ndi kuvuga hari abantu bamaze imisi babirimo. Ngiye maze imyaka 53 ku isi. Nagize umugisha nsanga data ni umurokore, nsanga Yesu iwacu yabaye umushyitsi w'urugo. Yesu yaje mu rugo ntajya agenda. Abo umushyitsi wawe n'uwabana n'abazabakomokaho. Iyo Yesu yaje mu muryango, n'abana banyu mubona banze kubijyamo, muzababwira muti ntihahani hanyu ntimuzamucika. Iyo Yesu yageze mu muryango, abana banyu mubabwire ngo wabyanga wabireka ndagusengera ukiri muto, ibyo wigira byose ntabwo uzamucika. Ni umushyitsi w'urugo. Sanga Yesu yamushyitsi wa famiye yanjye. Ngize umugisha papa binjyanamo 12 ndabatizwa mu mazi menshi. Sinabyumvaga neza ariko ndaza. Ariko ngeze 18 muri adolescence mbatizwa mu mwuka wera. Nta basengeye, barabyigishije bavuga umwuka wera. Nanjye ndagenda mbwira Yesu ngo ndashaka kumbatiza. Bari bambwiye ngo Yohana batirisha amazi, ariko batirisha umwuka wera n'umuriro ninde? Ni Yesu. Ba Yohana n'abashumba narajya babatije. Mbwira Yesu rero, Yesu niba koko mu ijuru munyemera, nimuntangira ubuhamya, kuko umuntu mu ijuru bahaye umwuka wera baba bamwemera. Ngiye kwabira akantu mukumve neza. Mutatije mu mwuka wera, ubwo abatije yabatijwe na Yohana, ko Yohana yaravuze ngo ndabatirisha iki? Amazi, ngo mwihane. Ariko inyuma yanjye mfite undi undushiki ubushobozi n'ububasha. Sinkwire no gupfundura inkweto ze. Uwo nubatirisha umwuka wera ni iki? N'umuriro. Kuki umwuka wera mukwiye kuwushaka? Ni ukubera iki? Iyo Imana igiye gutanga umwuka wera ku muntu uwo ari we wese, byigirwa mu ijuru. Kabineti y'Imana, Imana iri mu ijuru n'umuhungu wayo n'umwuka wera nibo banzura ku rutonde rwo bajya kubatizwa. Ni Imana ibyemeza, ni nayo itanga ubuhamya. Na Yesu bwa kuri Yorodani yaravuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda mwese. Ni ubuhamya Imana yitangiye. Ninde ari gutanga ubuhamya suretse se? Famiye y'Imana niyo yaje gutanga ubuhamya kuri Yorodani. Niyo mpamvu y'umwuka wera kujeho, ijuru riba ryaguhaye iki? Ubuhamya. Hari umuntu wambwiye ati se none ko twabonye abantu buzuye umwuka wera bavuga mu ndimi, bahanura, berekwa, bitwara nabi, ubwo ngubwo koko uwo mwuka avuye ku Mana? Umva nkubwira ikisubizo kandi nawe umfashe kugisubiza. Polisi nationale igitanga license yo gutwara imodoka, permis de conduire, ntigihe umuntu wayitsindiye. None yagonze mu nzira akora amakosa tubibaze polisi? Ubwo nyine polisi igiye kubazwa guparika nabi, kuvyora ibyapa. Iyo Imana iguhaye umwuka wera niwo ugenga. Umwuka agengwa nande? Na nyirawo. Yo guhaye permis de conduire, polisi irayiguha, uba wayitsindiye mu gihe bayiguhaga. Ariko uko witwara biterwa nande? Nawe. Abitwaye nabi rero bafite umwuka wera ntibitume manga umwuka wera.
nta gisimbura umwuka wera. ubu mwese niwe wabararitse, umwuka wera ari mu kazi, ararika umugeni wa Kristo. Amen. Baswa umwuka wera rero maze kubatswamo ngize imyaka 18. Umwuka wera mfasha gucika adolescence, ya myaka igora abajene. Ntayigeze imbaho, nari mu ndimi nuzwe umwuka wera, nkunda Imana, senga, soma ijambo ry'Imana, ankundisha Bibiliya. Bibiliya ndayikunda. Kubera iki nyikunda? Ni urwandiko rw'umukunzi wanjye, ni urwandiko rwa sheri tuzabana igihe cyose. Ndashaka kubabwira ko udasoma Bibiliya afite ikibazo, kuko Bibiliya yisomye Imana ibivuganye nawe. Imana inkundisha Bibiliya, injyana no kujya kuyiga, ndanasenga. Iyo myaka yose maze ku isi 53, Yesu yo muvuga ntibimwaza, mbana nawe neza. Nta wantandukanya na Yesu numwe. Nabonye ari inshuti, ni imfura, ni inyangamugayo, ndamugutuye. Wabana yabana nawe. Arangije ampa n'amakuru wo muyoboro bavuze, uhita umpa amakuru. Ibyo mpagazemo none nibyo nzababyo, ibyo nabaye byo nibyo ndibyo nibyo nzababyo. Yarabimbwiye. Arambwira ngo mwana, ubu nabaye mu buzima bubi buruta bwa mwese ko muri hano, ariko Yesu yumaze kubana nawe, kubaho ni Yesu. Haleluya. Etamira ngo mwana wanjye Manuel, ubwo wanyakiriye uko twahuye umeze sikuzasaza umeze. Mu bantu bazagira iherezo ryiza ku isi mbamo, kuko mfite ubuzima. Haleluya. Mfite Yesu. Iyo muvuga biranyorohera, ntago bingora, simfundikanya, sinshakisha. Kubaho ni Yesu. Yambereye imfura, aho data atangeza na mama, aha ubwenge bwanjye butangeza, arahangeza harimo na hano. Ubu singe muntu waza kuvuga ubutumwa muri umujyi, ariko Yesu reba ukuntu yangiriye icyizere, akambwira ngo nze muvugire. Tekereza nawe. Kandi igitangaza biragoye kuvugira umuntu uhari, nubwo turi kumuvugirana warahari. Uri gukurikirana muvomo iri kubera hano. Ubu Yesu ari muri amateraniro, aza wo mwasize mu rugo, azi buri wese atabashije amakuru, azi details z'ibyawe. Ubu rero ategereje kumva icyo tuvuga kuri we, kandi araza gukora akazi. Ntabwo Yesu yaduhuriza kuri umugoroba ngo duhure dukoma amashyi duhimbaze dutahe. Hari ibintu bigiye gukoreka uyu mugoroba, kubera ko haleluya haleluya, uyu mugoroba ntabwo uzagaruka, hazaza indi migoroba ukuyemo none. Niyo mpamvu hari akazi Imana iri gukora uyu munsi, kuko uyu munsi ntabwo uzasubira inyuma. Urizeye? Dukora uko wizeye. Ndatinze rero kubera ko nza kujya kure, ariko siyo mpamvu nta kurenge haruta Yesu yavuye ava mu ijuru zina hanga. Kure se njya he ni kwandi? We yamanutse mu ijuru zino, kure se ngira niki? Ntaho kereka niba mushaka kunse hano mukagenda, ariko nanjye sindinda. Ariko nshaka kubabwira ko mureke twongere tuvuge Imana. Twabonye Imana, ntago dushakisha, ntago twiyumanganya, twarayibonye. Nuko twabonye Imana, ntago tubesha. Iyi sambu nayo niyi, iyi sambu nayo niye. Mwari muzi ko igihe Imana yari mikata ubutaka, ikata imbago z'isi, yageze hano yashinga igitatani mu kwanjye. Niyo mpamvu mwahaje. Iyi niyo nzi yonyine umuntu ajyamo ntaho kojeje ahujya. Andi mazi umujyamo mugenda, ariko hano wumvise ari iwanyu, wicaye aho ubonye. Haleluya. Wicaye aho ubonye. Icya mbere rero niko twavugaga, Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yadukundaga tukiri iki? Abanyabyaha. Ngewe Yesu arankunda, yankunze ntamuzi. Hari akaririmbo nkunda avuga ngo yamfatishije umugozi we, ngari rwo rukundo rwe. Ako kantu kankababwira ndanagasengiramo mu kanya. Yamfatishije, bakunjye bayiririmba ngo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyirimbabazi, niwe mujyanama wanjye, ni undengera iteka. Noneho ugeze aho rero yaravuga ngo yamfatishije iki? Umugozi. Ari rwo rukundo rwe. Kamabwira uwo mugozi, ndaza no kuwusengera. Babwira uwo mugozi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi byatangiye ari umugozi, birangiye yabaye umugozi. Nakantu yabonaga katumuza. Hari abari barwaye abakije ati ndakurikira Yesu n'umuganga. Barahari hano. Yesu yakijije ako kandi akoze
uhita umukurikira uti ndaje. Ariko ntabwo yari yagambiriye kugukiza, yaragukijije kugira ngo akurobe, akuvane mu isi, akujyane mu bwami bwe. Hari abo yarinze mu bupfubyi, aberetse mu bupfakazi, abugiriye neza, iyo byose n'imigozi. Yabonye uje rero ahita kuboha ingoyi. Izo ngoye zatumye mba uwe rwose. Avuga ijambo ryiza ngo nta bya none. Noneho niba ari mwene ibyo, nta nibizaza byantanya nande ngo nta gupfa, nta n'abadayimoni, nabyo byose ntabwo byantanya nande na Yesu. Nshobora ko iyo migozi ni bya bindi Imana bakorera barakore bahore bashima. Ndashima Imana yambaye kubyara neza, ndashima Imana yanyubakiye inzu. Ibyo byose ntabwo Yesu business yaje kubaka amazu. Oya no. Inzu yakubakiye kugira ngo abone uko kuroba. Urugo yaguhaye ni umugozi. Iyo ugiye kuroba ifi yo kurya, hari akantu ushyira ku ndobani. Umugozi urobesha ifi, ureba ikintu ifi ikunda. Buri mwese Imana izi ikintu mukeneye. Nubwo mwese muri hano, iza akantu mbese kakugwa neza. Iza akantu kakubasha. Ifi rero ugiye kuyiroba, ubanza ikunda iki? Hayo ushyira akanyorogoto. Enoho umugozi akenshi ugenda ari umweru, yuri mu mazi ntugaragare. Ifi yabona akanyorogoto kigira gutya, ikagira ngo ni ibiryo. Yamara kugashyira mu kanwa, uwazanye umugozi agakurura, akejyana imusozi. Ni ukuri ibintu Yesu yakoreye abarokore. Ni ukugira ngo abone uko abakura mu isi, abajyane mu ijuru. Haleluya! Ntabwo Yesu yaje muri competition z'ubuzima ngo umuntu umwizeye abone inzu, umwizeye abyare. Reka da, bibaye gutyo Abarabu tujye muri Katari. Nta Yesu amazu ayo ntaba mu Rwanda. Amazu abarokore bavuga bafite tuyajyanye mu imurikagurisha, aho berekana ibintu Yesu yakoze. Tukazana amazu Muhammad yahaye bari abantu, niba huka yabaha nabo Yesu wahaye amazu, tukashyira ku isoko. Aya mazu yatesha agaciro Yesu, bigaragaza ko icyo Yesu yagufatiye kirenze inzu. Haleluya! Icyo Yesu yafatiye abarokore kirenga inzu, kirenga imodoka, kirenga amashuri, kirenga ibiryo, kirenga imyenda. Yadufatiye ikintu kinini. Ntabwo Yesu yapfira ibiryo, ntabwo yaza gupfa ngo murye. Hari abantu barya batagira Yesu, batazi na Yesu. Yesu uwo ni umugozi, y'amashimwe yawe ufite ni umugozi. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Abarokore muve mu bintu bitoya. Kamabwira ibintu Imana yatuvuzeho ntabwo biba mu Rwanda. Ibintu Imana yabikiye abarokore, ibihembo byabo ntibibi Kigali, ntibiba muri Dubai. Abari mu Bushinwa ntabibayo, abari muri Canada bafite y'amarira, abari muri Amerika bari yahura. Nta ibihembo Imana yabikiye abarokore ntibiba mu isi. Umva uko birivuga, iby'amaso atigeze kubona. Umukere wari ubonye, ubona n'intoryi, ubona n'imineke, ubona n'ibinyomoro. Ubwo bibonye rero iby'amaso atigeze kubona, iby'amaso atigeze kubona, iby'umutima utigeze gutekereza, iby'amako atigeze yumva. N'izo ngororano z'abera ntabwo ziba mu Rwanda, ntabwo ziba muri Kigali, ziri aho tuzajya. Haleluya! Amena. Mwe kurangazwa n'ibyinaha, ntabwo baraduhemba. Nyakareka nta bihembo birimo. Tundi mufite n'ibombo zo hagati, twa tuntu twose mufite. Y'amashimwe yawe n'ibombo y'iki yo kugati, uranuguba bikarangira. Ariko iyo tuzajya, haleluya, Imana tubikiye ibintu bitaba Kigali, bitaba muri Dubai, bitaba muri Korea. Iby'Imana bikiye abera ntabwo biba mu Rwanda. Niyo mpamvu abantu bakera baramaranaga bagasingira, bakibagirwa ibiri inyuma, bagasingira iki? Baramarana, bakiruka ngo bagere ku ngororano y'Imana yabateguriye. Amena. Icyambere twakibonye rero, mubanze mushimira Imana yabakunze mutarakizwa. Nurangiza iri jambo rihinduka ubuhiri n'inkoni. Satani yabasha gutera ubwoba akagucyurira, umubwira uti Satani, Imana yankuze ntazi gusenga, none mvuye gusenga nibwo inyanga. Reka Satani mukubitisha ubuhiri, umubwira ngo Imana yankuze ntazi gusenga, ntagira Bibiliya, ntazi igiterane, ntazi igaburo ryera, ntabatije. Ubwo yankunze gutyo, izabura ite kunkunda birenze?
umva amabwire rero, Imana yaduhaye umwana wayo izamuduhana n'ibindi bingahe byose. Reka njye ku cya kabiri rero. Icya kabiri rero, haleluya, irangije rero yongeye kudusubiramo, gusubiramo umuntu, kudusubiramo. Uriya bavuze umuntu yabaye icyaremwe gishya, Imana iba yamusubiyemo. Paulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ariko aho hantu mwahumvise ngo d'office, ako kanya automatically ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose bibaye bishya. Yari muhehe muri Kristo Yesu. Hari igihe rero abayobozi b'amadini banteze amatwi bari kure, hari igihe dufata abakristo tukabashyira mu idini tukahita muri Yesu, kandi ntabwo ari muri Yesu. Wamuha muri Yesu harenze idini. Reka n'ahandi hantu. Aho muri Yesu harenze inshingano, harenze ubudiyakoni, harenze ubupasiteri, harenze ubushumba, n'ahandi hantu. Umuririmbyi yavuze ngo kugeza ubwo nageze ahantu hangirira iki umumaro, ntazibagirwa ukundi, n'uwo umutwaro wamvuye hehe. Agiye gushima aravuga ati reka nshime, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima kugeza wageze ukagera ahantu ho mu mwuka heza cyane, hangirira ntazibagirwa, yego ntazibagirwa. Iyo ugeze aho hantu rero, aho hantu nta burozi bugufata. Reka oya, nta mukonikoni, nta burozi, nta mivumo, ntago bigira aho ngaho. Niho Abisirayeli bari mu butayu bagiye kubavuma, nta muntu kwabaramu wagiye kubavuma. Aho hantu niho bari bahagaze. Noneho bari bamuhaye n'ikiraka, yaratsinda isoko ryo kuvuma. Kandi yari gwiyemeza mirimo uvumana bikemera. N'Imana yari ibizi ko uwavumye byemera, iramubwira ngo uramenye ntujyeyo utarihira ubusa, isoko rigapfa, kubera yuko ntabwo bavumika n'ubwoko butura ukwabwo. Bari bamuhaye avance, iratsinda isoko ryo kuvumana. Amaze kuyabona rero apfa kujyayo, abwiye Imana ati Imana ko nari amafaranga y'abandi, waretse nkajyayo. Ati ntacyo ugenda kibyo nkubwira ari byo uzavuga. Ati uko ntabwo bavuga ngo bishoboke, bari ahantu abarokore mu kuba ahantu, njyewe ahantu ni homba. Ibi mbabwira n'ukuri, muzashaka umuntu mubaza witorurumbamo. Nageze barambira ngo aho gace habamwe abarozi. Ndababwira nti abarozi mwese muzabatumeho, bakora inama bandoge. Niba babukeya bajye Tanzania, nibwanga bajye Kongo. Nta ahantu mba mu buryo bw'umwuka nta murozi wansangayo, nta burozi bugerayo, nta muvumo ugerayo, nta karandi ugerayo, nta nama z'ubuga, nta nama bankorera ngo imyanzuro ifatwe igira ikintwara. Imana ikambira ngo icyakora bazaterana, ngo ariko sinjya uzaba bateranyije, ngo bazaza mu nzira imwe batatanye muri zingahe, ngo intwaro bacuriye kukurimbura ntacyo zizagutwara. Nunyura mu mazi atemba ntabwo azagutembana, nuca mu muriro waka ntacyo uzagutwara. Naho hantu Imana idusaba kugera, yaba ari abantu basanganywe Yesu, yaba ari abantu bari gusubira inyuma n'abaje uyu munsi, harahugira umurozi, uburozi ntibukore. Umva ukuntu naje kuhamenya rero, babwira amakuru kandi yizewe. Umva ukuntu Yesu yavuze, yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, ako naho karamfasha. Agira gute? Arazizi. Akureba kuba Imana ikuzi. Wasanga umuyobozi w'akagari atakuzi, wasanga gitifu umurenge atakuzi, wasanga na meya atakuzi. Ako Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi, nazo zizi kumva iki ijwi ryanjye. Amva kantu karyoheye ngo wazimpaye arusha bose iki amaboko, wazimpaye
akantu keza ngo ntawe ubasha kuvunura se abana barabizi kuvunura. murabona ko agapapuro mfite ndagafashe ngize ntya nuko Yesu agufata gutya. nta muntu yuri muri iyo si y'umwuka ubasha kukuvunura, ntabwo yabishobora. aho hantu hari rero nta mudayimoni ugusangayo, nta muzimu, nta karande, nta myuka mibi, nta mikasiro igusangayo. niyo mpamvu haleluya ndi gusaba mwega muri hano mwegera imbere, muve hasi imivumo yosanga, muve mu bintu bitoya biciriritse ngo nibyo kwa mama, nibyo kwa nyogokuru. no vambo. iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibya kera biba bigize gute? niba bikikuriho rero ni ukuri hafi. ugize gute? uri hafi. wowe uyu mugoroba nituza gusengera abantu, umuntu ufite karande zo kwa nyina, zo kwa nyirakuru bikagufata, so kweza atagupfiriye, so ko amakuru atakureba, ahubwo uri ahantu bigera. wowe gera imbere. hari umuntu ngo wacuruzaga inzoka, ngo wacuruzaga iki? inzoka, agatwara n'abagenzi. yari afite indege bifite ahantu abagenzi bicara naho batwara imizigo. iyo ndege rero yagiye kurangura inzoka. abiranguye rero indege irahaguruka ijya mu kirere. ibisanduku bari bashyize nk'ibiyoka ntibari babifunze neza, ngo biza guhambuka. bigira gute? bya biyoka rero ngo biza gusasira bisanga abagenzi mu ntebe. indege iri mu kirere, ibiyoka byahambutse zitangira kurya abantu. kandi izo nzoka zarera bisene mu butayu. ntimuzi ko zatangiye kubarya mu butayu? ariko hari ukuntu bababwiye ati murebe ku igorogota, ati murebe igorogota, ntabwo muza kumva ubumara. uwo mupilote rero yabajije hasi, kuko abatwara indege bagenda bavugana naho bajya naho bavuye, bati ibiyoka byahambutse, ibisanduku byahambutse, abantu bari kuvuza induru, bigenze gute? manuke ngere hasi noneho kugira ngo mubashe gufata izi nzoka muzusubize mu bisanduku byazo, kuko zari ziguye mu bantu nazo zagendaga zirukanka nyine abantu bavuza induru. baramubwiye ngo reka da, komeza uzamuke hejuru. harahuza kugera ibiyoka bicika intege, ubifatisha amaboko. aho kugira ngo amanuke agira gute? aratumbagira, agera ku rwego nta nzoka igihumeka, byose birarambarara. mu isi y'umwuka yukomeje gukizwa, yukomeje kwezwa, yukomeje kwirinda ibyaha, hari ibiyoka ufatisha intoki. rya jambo rihita risohora rikavuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazirukana abadayimoni mu izina rya nde? urumva? ni ibimenyetso. mwese mwemerewe kwirukana abadayimoni, mwese. ntimukeneye umukomisiyoneri, ntimukeneye umuhanuzi. dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazirukana. ndashaka tuza kwirukana ibintu mu kanya. hari imbaraga zo kwirukana ziri hano, kandi iby'iwawe ubyegeranye tujye kubyirukana. bazirukana. hari abadayimoni bari iwawe bahamaze igihe, ariko uyu mugoroba hari amatangazo avuga ngo bazirukana. ntabwo ari imishyikirano, nta nama muzakora, ni ukwirukana abadayimoni mu izina ryanjye. bazavuga mu ndimi nshya, ubwo ntabwo ari indimi zisanzwe. niba ry'icyica ntacyo kiza. mwabarokore umwagiye murya amarozi, ni uko mwigira gutya mwitetesha. hari ibyo Imana yabarinze mutazi, ibyo wamenye ni bike. hari ibintu Imana yakurinze utazi, hari ibintu wariye Imana irihindura zero. niba ry'icyica ntacyo kizabatwara. akandi rero bazakandagira inzoka n'iki na sikoropiyo, banazifate mu ntoki. kamabwire bene data, hari isugiramo y'umwuka abadayimoni bakabimenya, bakajya gutandukanya n'abandi bantu. hari inzererezi ziganye Pawulo ari mu ivugabutumwa, zivuga ziti ko Pawulo abyirukana bikagenda, nako tujye kubyirukana. basanga umuntu urwaye abadayimoni, dayimoni ijambo riravuga ngo sohoka genda. dayimoni aravuga ati ntabwo tugenda, genda urusha sinsha gikuzimu sinjyayo. dayimoni gende ziranga, zanze zirabashwanyaguza izo dayimoni. noneho ngo ziravuga ngo Pawulo turamuzi, nawe turakuzi, na Yesu turamuzi, wowe uri igiki? zirabashwanyaguza.
ndashaka kubabwira ko bene data uko urushaho gukizwa urushaho kwegera imbere niko abadayimoni bagutinya. Amarozi, abakonikoni, inzozi mbi, imyaku karande yo kwa nyoko, impamvu bigufata nuko ukiri rwego rwo hasi. Komeza uzamuke. Haleluya. Ndabinga komeza gukizwa. Mbisemo guhora nkizwa ngashingwa muga kizake sinzava hehe muga kizake. Icya gatatu rero. Amen. Icya mbere nababwiye ko Imana yatwunze, Imana yadukunze tuzakijijwe. Kandi ubwo icyo ni ikintu kikibuye Satani wamutera. Ndabizi ufite amajwi menshi akubwira ko Imana ikwanga. Ntaga ijwi riri ry'Imana. Ijwi rikubwira ko Imana ikwanga, ikunda abandi, wowe kakwanga. Ntaga riva ku Mana. Imana ukuze utabatije udakijijwe kandi uko ikimeze. Urukundo rwayo rwariyongereye rwabaye rwinshi. Ubwo umaze kumenya kwirwana hose no gusenga no kumenya kuza mu rusengero nibwo ugipfuye. Ntaga ijwi ry'Imana. Icya kabiri rero nababwiye iyo tugeze mu Kristo Yesu duhinduka ibyaremwe bisha. Urwamiro rw'abakabiri rw'Abakorinto ibice 5:17 yugeze muri Yesu ariko si mu idini. Oya. Abantu bakurura abantu kubashyira mu madini ntibabahuze na Yesu. Hari aho ugera. Dore ibyo yanditse. Iyo uri icyaremwe nouvelle créature, new creation. Uburi Imana igusubiramo. Igafata amateka yiwanyu, karande ziwanyu, imivumo ibyo bakwatuyeho yagusubiramo ukaza uri musha ntabikikuriho. Haleluya. Ndashaka kubabwira ko ibyo bintu ari ukuri. Ngiye nta muntu wandoga. Arandoga ariko ntibufata. Baragerageza ngicyakora bazagerageza ngicyakora ntabwo. Alexandre ari hehera yaje haguruka. Uriya turabana. Maze imyaka 5 yaringinze abarozi ngo bandoge. Narabinginze uriya yarahari yicarire. Twavanye Rubavu. Nabwiye ngo muzagerageze koko ahantu mba nta muntu ubasha kumvuvunura. Reka Imana yageze ku rwego itugira nk'inkovu. Inkovu ni muyizi. Ibyo biti imanzi. Inkovu se wayikura mu kiganza cyanjye gute? Mu kiganza cy'Imana nge shushanyijemo. Ndashushanyije. Ntago wamvana mu kiganza shushanyije bash ari gusharatura. Banditsemo amazina yanjye yose uko ari abiri. Bashyira muri foto yanjye. Niyo mpamvu nta muntu ubasha kugura mu kiganza cy'Imana. Abari hano mwese. Haleluya. Nimureke ubwoba. Imana yakunze udakijijwe emera ukomeza ugenda imbere. Icya kabiri rero murababwiye ko iyo ugeze muri Kristo Yesu bicyaremwe gishya. Uhabwa ibindi byangombwa, identity. Ukaba umwana w'Imana. Ngewe ndi umwana w'Imana. Kandi binteye isoni. Mfite amahoro. Kuko ndi umwana w'Imana. Kandi aya magambo yarangijije. Kora ko ni nako ntekereza. Ngewe ntago mbivuga gute. Ngewe ibyo mvuga njyana nabitekereza. Ngewe maze kumenya iki Imana yangize cyo. Maze kumenya ko mfite ibyangombwa byo kuba ndi umwana w'Imana. Maze kumenya ko nzajya mfite umugabane mu ijuru. Mfite n'8. Nabwiye Imana ngo abana b'abayobozi babakomeye bari inaha. Niba ndi umwana w'Imana rero. Sinkwiye kwanda umuntu ufite agahinda n'amaganya. Undiri. Reka. Ndira guta mfite papa waremye izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Ngewe ngira amahoro menshi. Ndaryama ngasinzira. Njya aho nshaka kuko hose ni isambu ya data. Nshatse najya muri Amerika. Ni mu rutoki rwa papa. Shaka najya muri Aziya. Ni mu ikawa ziwe. Shaka najya mu Burayi ntaho ntajya ku isi. Kubera iki? Ni kwande ni kwa papa. Ngewe niko mbizi niko mbyemera. Kandi nagiyeyo. Ngewe nari umukozi muri umujyi wa Kigali nari umunyonzi w'igare. Nari umwana w'Imana ariko ndi umunyonzi. Nari umwana w'Imana ndi umuzamu. Nari umwana w'Imana ndi umukozi wo mu rugo. Uko ngenda menya icyo ndi cyo muri Kristo Yesu. Ndava no. Nanga ndabyanga. Nari umwana w'Imana utaragiye kwiga. Background yange ngiye ntago nagiye kwiga namahego nagize yo kwiga. Uko ngenda menya icyo ndi cyo mu Mana. Ndavuga nti nubwo ndi mukuru aho nabimenyeye kamabwiri aho nabimenyeye. Ibyo aho bimenyeye kano kanya wahindura ukubaho. Wahindura utekereza aho bimenyeye. Aho uko ngenda menya icyo ndi cyo. Nahinduye uburyo mbaho. Mbihindura uko ntekereza. Ntangira kubwira Imana nti maze kumenya icyambayeho. Nasanze atari wowe kibazo wa Mana we. Ni ngewe utarabyakiriye. Ndi umwana wawe rero. Ariko sinagiye ku ishuri. Kandi nta mwana w'umuyobozi n'umwubaho utarize. Nta mwana wa meya utiga.
nta mwana wa gavana utiga, nta mwana wa minisitiri utiga. Mfite abana 5 ariko njye muri segonderi njyayo nambaye uniform. Ndavuga aho bimenye, umva ibintu umenya biragukiza aho bimenyeye. Nanze agasuzugura k'iki k'abadayimoni ngo iwacu nta wiga ngo nta wize. Ndavuga ngo aho mbimenyeye, aho mbimenyeye ndabikora. Nize kuri abaperi Kacyiru nambara uniform, nari pasiteri utarize, mfite umwuka wera ariko ntaragiye kwiga. Kandi hari amasezerano asohozwa na diplome, hari amasezerano asohozwa n'iki na diplome. Abantu mukiri batoya mujye kwishuri, igihugu cyabahaye amahirwe mujye kwiga. Niga nandi pasiteri, mfite umusaraba, ndakomeye, nuzi umwuka wera ariko nta diplome. Kandi kuba ntayifite haraho ntazinjira, haraho ntazarenga. Kandi umwana w'Imana ndavuga rero kaje kwishuri, niga banseka segonderi ndayiga ndarangiza. Nari chef de classe nambaye uniform, ndi pasiteri, nkina agapira ari ngiseba ku kibaho, nigana n'abana banseka bati wabagaye. Aho mbimenyeye naje, aho mbimenyeye, aho mbimenyeye. Ndashaka kubwira ko uko ugenda umenya Imana niko utera imbere. Haleluya! Kubaho ni Yesu. Uko ugenda umenya Imana niko umenya uburenganzira bwawe, niko usuzugura abadayimoni na karande n'imyako. Njya segonderi ndiga ndarangiza, mbambonye diplome ya segonderi. Ubwo ndi umusaza ariko manayibonye. Nyibonye mbwira Imana rero nta bana b'abayobozi barangiriza muri segonderi, nta mwana w'umutegetsi ugarukira segonderi, ntago ari umwana w'umuyobozi, cyeka ari ikirara. Nge sindi ikirara rero, cyeka cyane nani iwabo. Ngiye kaminuza kandi mbwira Imana kubera ko nakomeretse cyane, ndiga muri kaminuza y'u Rwanda, Université Nationale y'u Rwanda. Uzi ko ariho nize, nagiye kwiga. Kandi Imana kugira ngo imvura igikomere, nize 2, nize muri Kiye no muri SFB Igikondo. Leta y'u Rwanda itangaza ku magaragaro ngo uyu munsi uwambaje Manuel abonye diplome ya kaminuza y'u Rwanda ya university. Aho mbimenyeye, umva ibyo umenya bigukize. Kwishingira bireke rero, reka gusambana bireke, reka bivemo. Va mu kabari po, va muri umwanda. Uri umwana w'umwami, uri umwana w'umuyobozi, va mu mwanda, va mu mwanda, va mu kigare, va mu bana b'ibigoryi. Wowe uri umwana w'ijuru, va mu baturage b'isi, jya mu bwami bw'Imana. Ndangije mbwira Imana rero abana b'abayobozi biga muri Amerika, sinzi kandi simba bishiye, ntibiga hafa nabiga habiga ahantu heza. Ngira Imana ngiye gutoranya imigabane, ndatoranya mwikize cyane. Sinziga muri Afrika, naravukiye birahagije. Sinjya muri Aziya, nta gitangaza cyo kwiga muri Aziya, ko visa bayitanga ku buntu ntacyo bisaba. Ngira Imana nta hantu rero hane: Canada, Amerika, Australia n'Uburayi. Aho mbimenyeye, aho ngize gute, aho mbimenyeye. Ubu ngiye uvugana namwe ndangije masters mu Bubiligi, mu Burayi. Ntabwo nize kandi online ko kundi biga wiga uri mu rugo. Nateze indege kanomeshyiramo amakaye muri valise ndayikurura, narayikuruye. Kandi kubera ko ntigeze niga interna boarding, nabwo Imana Roman nubwo ndi umusaza ariko ngiye kwa muri boarding. Njyewe naje mvuye muri interna niga mu bazungu ibihugu 70. Bana bakambaza bati wari watinze ukora iki? Ndaho mbimenyeye. Ogiza gute, aho mbimenyeye. Ubu tuvugana ngiye gukomeza PhD muri Canada, aho mbimenyeye. Mvuka mu cyaro kubera ko namaze kumenya, naribajije ni gute nzahungira inzara mu ijuru. Abarokore murashaka kibiryo mutariri yino Imana zayibahera mu ijuru. Ibiryo biri mu isoko, senga uryo rino, ambara urino, uzajya mu ijuru udahungira y'inzara. N'abadasenga bararya. Mu ijuru nta mateke abayo, nta birayi bibayo, bibi nahangaha mu isoko. Ubicaho bireba kandi uri umwana w'Imana. Kuti wa Mana we nzarya birayi mu ijuru, nta bibayo ntibahinga ibirayi.
nta mbuto ushobora kurya warugura ikize ko ruhenda. Niyo mpamvu numva nshaka nagusengera. Kandi ngwibutse ko Imana ijya gutanga umugisha. Iyi Imana yaduhamagaye yagiye gutanga, itanga itishama, itanga byinshi bidasa nawe, bidatura ku mateka yawe. Iyaguhaye Yesu izaburita kumuguhana n'ibindi. Muremera aho mubimegeye mugenda muhindura ubuzima bwanyu, mugenda muhindura uko mutekereza. Iyi Imana yagukunze udakijijwe, utazi igiterane, ugumaza kwimenya. Kora command ikintu gifatika. Kandi Imana imaze kumenya amakuru, ishaka yuko ikora ikintu ku buryo umuntu wese ukibonye ahimbaza Imana. Biravuga ngo nibarebe imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wahehe wo mu ijuru. Ndashaka kubona abajene bagiye guhinduka uko batekerezaga. Weva mu Kigali ntukifata nk'umuturage, uri umwana w'umuyobozi. Nimwe umwana w'umuyobozi hano mu nzira agenda uko yishakiye, mbwira uje umubonahe. Kuki mutamye ko muri abana b'Imana mukanywa ibintu byose? Umwana w'umuyobozi ntapfa kunywa ibyo abonye. Zaburi ya mbere niyo tureba. Zaburi ya mbere, hahirwa abagira gute? Zaburi ya mbere ntago muyizi. Hahirwa umudakurikiza ki? Abana b'abayobozi ntibapfa gukurikira ibyomanzi by'ibyana bindi by'ahandi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Abana b'abayobozi ntibapfa kwicara ahantu hose, ntiyicarane. Dufite amasezerano no ku kibuno maze ntidupfa kwicara aho tubonye, nta n'udukoraho. Umwana w'umuyobozi ava gukora gutya yakwica baguhitana. Ntiyicarane, ntahagarara mu nzira z'iki. Umva Bibiliya ikavuga ngo ahubwo amateka y'Uwiteka niyo yishimira. Bibiliya ikavuga ngo icyo azakora. Aho naho mwarahasomye ngo byaranze. Oya, ibyo ntago bikureba. Ibyanze ntago bikureba. Ngiye inzu bayikoreramo ngo oya, ibyo byaranze ntibikureba. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ibyo ni isezerano. Ibyo ngo Kigali ngo byaranze ubuzima bwarahenze, ntago ari amakuru kureba. Uvuge ngo ndi umwana w'Imana, icyo nzakora kwese kizambera cyiza. Bati kubera iki? Simpagarara mu nzira z'abanyabyaha, simfa kwicara aho mbonye, sinywa icyo mbonye. Ngende umwana w'umuyobozi, icyo nzakora cyose kizambera cyiza. Yesu nashimwe. Ko numashaka gusenga se muremera dusenge, ko numashaka kubasengera. Hano nafite urusaku hano muri aya materaniro, bari gusakuza kandi baramaze gukizwa kubera ko muri kubona bitemera. Mukicuza impamvu mwakijijwe, nyabyaha bakabaseka. Abo muturage bakavuga ati gukizwa bikumariye iki? Muri byavuze ngo ngende umukirisitu. Siko yavuze gico ni ikintu. Siko yavuze se gihumurize iki? Kinyibagiza niki? N'ibyago byose. Batese bagusetse. Yaravuze ngo naho igihugu cyose cyanseka, igihugu kigatara kikamuseka. Kuko kumukristo niki? N'ikintu. Kubaho ni Yesu. Tugiye gusenga. Ndabashaka gusengera abantu. Ariko mwigiye gusengera. Masesho yanjye rero ese barasukwirata. Kora ko manye n'Imana neza. Nubu kana irabizi. Ntagira umuntu yimbariza. Wibaza uti uriya mugabo kari kwirata ngo mubanye neza. Mbanye n'Imana neza imyaka myinshi. Simbeshera Imana tubanye neza, mbanye n'Imana neza. Nayebwiye ngo kubera ko tubanye neza, icyo nzajya nsengera abantu uzukibaha. Ndashaka kubasengera. Umushumba nawe umubano we n'Imana hari byabasengeye niyo byatumye muza hano mugera hano. Njye ndi umushyitsi sinzagaruka ejo. Ubwo rero ndi umushyitsi mfite manda. Kamabiri ibi bintu mubyemere. Bibiliya yanjye ngiye nemera. Yanyandikiye ibintu ngomba guhabwa. Nimujya mu nzu z'abanyamahoro, ni Bibiliya yanjye ni urwaniko rw'inzira. Bakabaha amazi yo kunywa. Singaya hari undi wundi bayahaye uretse ngewe. Ngewe Bibiliya yarayanyandikiye. Bakabaha amazi akonje yo mu gacuma, ngewe bampaye yo mu gacupa y'Inyange. Bakabaha aho mwicara. Biri hano ngo ntimuzahaguruke muri iyo nzu mutabasabiye iki? Ndabasabiye umugisha nabambambuye, nabambibye. Imana yanyemereka igiye kubaha umugisha. Haleluya! Imana yanyemereka ishaka kubaha iki? Umugisha. Irasandi kwireba ariko nashaka kubasengera.
ndaje kwabwira kababwire ntaza gutinda babwira abantu babiri kamaze nshimire AEE uburyo mwatekereje kugira iyo ushyiriye umuntu Yesu mana we uzi kuntu Yesu yishima kuko afite cyamumarira. Hari umugabo muzasoma inkuru muri Yohana cyo cyambere umurongo wa 46 hari umugabo witwa Filipo. Abantu muzi Yesu mujye mumwirata. Ngiye nirata Yesu kabivuga ku manywa nta soni binteye ntago bimwaje. Filipo yari yaramenye Yesu ariko afite umwana biganye. Mujye murarika abantu n'ukuri. Umuntu waritse abantu Imana imuhumugisha. Ndaza gusengera umuntu wararitse. Mushumba iryo sengesho ni ryawe. Abantu bararitse bakazana abantu. Reba ukuntu abantu bangana. Abantu bari bananiwe bavuye mu kazi. Bari bananiwe biriwe mu kazi bananiwe ariko dore baje. Bafite n'ubukwejo. None baje. Abantu bakwisengesho speciale. Filipo abona umwana biganye. Abona umwana babanye muri kaminuza. Abantu bakorana. Aramubwira ngo uwo abahanuzi bahanuye. Ibyanditswe bikamuvuga. Twamubonye ninde ni Kristo. Muzabisoma muri Yohana 1:3 kugeza 5:1. Dore kuntu abantu bazakubaza ngo avuka he. Y'abantu bigiye gukizwa bajya babaza ibibazo. Usengera kwande nde mushumba wanyu nibya bisamo byabo rokorubamo. Mbese hagiye badutukira Yesu kandi atubaniye neza. Hari igisambo kimwe wenda cyamuhemukiye ni cyamwambuye ntago ari Yesu wakwambuye. Niba ari umuntu wakwambuye ntago ari Yesu wakwambuye. Niba ari wakubeshe ntago ari Yesu wakubeshe. Ntago Yesu yigeze kubesha. Ntago Yesu yaguhemukiye. Ntago Yesu yakubesheye. Nabandi ntabwo ari Yesu. Yaramubwiye ngo ngwino urebe. Tanayera aravuga ati ndaje ndebe. Ngiye kwabwira Imana igikorera abantu mwaje hano. Kandi ukuri Imana yakemeye kugikora. Abantu mwarariswe mukaza. Abantu mwaje hano mwebwe muri special. Abantu mageze hano mwararitswe. Ese mwamwana ngo muhaguruke. Abantu bararitse gusa muhaguruke ndebe na muhari. Bararitswe. Abantu bahamagaye ati muze. Oya ndiye ari ikintu cyanyu gihari. Dore. Aba bantu babararitse. Nimutera hano ni 2:3. Mwongere. Amen. Babwire rero mwicarire. Umuntu wese itakora komande. Iyo umuntu ari umushyitsi niwe babanza. Siko mubizi mwese se? Ababo mu rugo bamenyeranye n'Imana ya hano ariko ubwo waje. Shaka ikintu kigaragaza ko wageze hano. Ubwire Imana ndashaka ikimenyetso ko nagiyeyo wari ubizi. Uko abishize mu rugo ntago ari kubisanga. Abantu mwese mwararitswe ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ndabwiye ko Imana igiye guhera ku bashyitsi. Abantu mwese mwumviye umuhamagaro. Imana yiyemeje kubaheraho. Kuba babaritse mukaza Imana ibemereye kandi. Imana iguhaye ikimenyetso. Abakwanga, abakuryanira inzara, abakuburanya bazaba nk'ibitariho. Ubwo waje ntugipfuye. Amatanga y'urupfu yakwiye ku buzima bwawe. Inzozi mbi warotaga zirangiriye hano. Icyo kirwara cyananiranye kitumvira imiti. Nta utevurije, nta utageze. Ariko imugoroba witeka gukijije. Ubwo waje urakize. Nusubira bazabwira ngo ntacyo urwaye. Nuko ufite impapuro zo kwa muganga. Ariko ugiye gutangazwa nuko nusubira bazabati se wigeze urwara. Uzamenye ko wakiriye muri iteraniro. Hari ibintu Imana ikoreye muri amateraniro. Ntabwo Imana yapfusha ubusiri iteraniro ringana gutya ntibishoboka. Maze rero Nataniyeli araza adashaka seta ibirenge ahageze dore cyo nkundira Yesu. Uyu mugabo Yesu mva namukunda. Ntago bimwaza nkunda Yesu. Nkamukunda mubyumva, nkamukunda habona cyangwa hatabona. Ngenda musenga iyo ni nka ngenyine. Uramutse umvumbuye ndi ngenyine ugira ngo nabantu bari kuganira babiri. Manivugira ngo yata Yesu. Shuti yanjye. Murakabaza wari muvugana nande kuko nge ntago nsenga mpumirije. Mpumiriza kubera ikize. Ko Yesu yankora ibintu kumanywa. Yo nicara yabikoze kumanywa. Mpumiriza sahabaye iki? Iyo ntwaye imodoka ngenyine. Nganira ejo naganire na Yesu navaga irwamagana. Nzanganira na Yesu. Ndebwa Yesu wankuye mu cyaro. Yesu akangura ku gikara ikisima. Ngira Yesu dore ko wabana yabana nawe wamfura we. Wasenga yasenga wowe uri nyangamugayo. Nabwiye Yesu ko kobaye iki kunkunda bingana gutya ukamuzadishije neza.
Imana ikamuha abana, ikamuha ikamabuzukuru. Naraje ntazi niyonjya n'itike ari umuntu wari impayirinza ni Kigali. Mwebwe wenda mwaje musanga abantu, naje ari umuntu mpaye itike, narisengeye imizi 3, ariko Yesu atitaye aho mvuka. Uko aho navutse ntacyo amutwaye, igikomeye nuko azangira. Ikimana izakugira gitesheje agaciro ibyakubayeho byose. Amen. Maze Natanayeli ageze kuri Yesu, Imana umva amabwire mwese muri hano, Imana izi kurwana ku bantu bararitse abantu. Ngiye kubibabwira mu byumve cyane. Natanayeli yagiye adashaka, aseta ibirenge, yarimo yibaza ngo nimugezayo Yesu ntandwaneho biragenda bite. Abantu bararitse hari ikintu bababwiye ngo kiza kuba. Ubu nanjye uyu mugabo kari kuvuga ngo ari Imana dukorera nitagikora, iragikora, iragikoza, ahubwo iragikoze. Imana iragikoze, yagikozuza, ikoze ikintu. Natanayeli rero Yesu azi gutabara abantu bararitse. Yesu azi gutabara. Ubwo urumva Filipo yazanye umuntu udashaka, kandi Yesu ntibabanje kuvugana. Yesu ntiyagombye ngo rata ngo kuri message ngo muzanire, nta message, nta WhatsApp, nta Facebook, nta na email. Yuzaniye umuntu Yesu amushakira envelope, amushakira pake. Ubu Yesu yabapfunyikiye. Ndashaka kubabwira ko mwebwe mwararitswe. Aba hano namwe ndabagarukaho. Ubuse mwebwe yo mutaza, hakaza abashyitsi gusa. Byaye kugenda gute? Ngese yo ntaza, nanjye sinavira mwaho. Ararara, muraza kumva ibizambaho niva hano. Ngesigiza ngenda bandi ukorera uyu mugabo nyiri ubutaka nyiri isambu kavira mwaho. Maze Yesu abona Natanayeli akiri kure kugira ngo atagaragara ko arimo ruswa n'ikimenyane. Aramuhamagara mu mazina y'iwabo. Ngo Natanayeli we! Bari kumwe na Filipo. Natanayeli avuga ati yamenyeye he? Wa mwene wa burya bya bintu biraza kwemera tu. Iti ibintu ndavuze biza kwemera. Yaramubwiye ngo Filipo ataraguhamagara. Nemubwira abantu baje batarabararika, mutaranabimenya, nari nakubonye munsi y'igiti uri guhinga. Yaramubwiye ngo menye ko ibyo bambwiye ari byo. Ndagira ngo abantu muri hano ko Imana ikoze ikintu gikomeye muri amateraniro, uzamenya urabimenya ko ari byo. Ngo aramubwira ngo utangajwe no kwenda kumenye, aramubwira ngo uzabona n'ibikomeye biruta ibingibi. Nukuri Imana ntiyafata abantu bangana gutya, ifata abakobwa, ifata abasore, ifata abagabo n'abagore. Muze hano ngo mutaye uko mwaje mumeze. Murabyanze namwe byanje, mwamfasha kubyanga. Uko waje umeze ntawe ari kusubi. Kandi ikintu mugiye gusaba musaba ikintu kinini. Niba ari ubugingo musaba ubugingo bwinshi, amahoro menshi, ibitotsi byinshi, umwuka wera mwinshi, amafaranga menshi. Nusaba make ntaguri, amafaranga make ntaguri ikigori, ntaguri umuneke. Buri amafaranga ni kita rusange. 5 sa amafaranga, 10 sa amafaranga, 100 sa amafaranga, yose yanditse gutyo. Iyo uvuze ngo mana mpa amafaranga, ujye uvuga umubare. Uvuga umubare. Nuvuga akazi uvuge yuhembwa ushyiraho umushahara. Nyine wowe uravuga ngo mana mpa akazi. Kangahe niba guhema 200 se uricuniza gute? Uyu mugi ntago uzabamo ubukene buzakwirukana. Uzibona wagiye. Nujya gusenga Imana ntuyibabarire. Ngo mana ngo waragowe, ngabagusaba ni benshi. Ngo ndi umunyorogoto, ngo ndi imbeba, ngo ni inyenzi, ngo ndakanyenzi, ngo ndagasimba. Oya, ntabwo uri umunyorogoto. No, ni kwa papa. Nujya gusaba ibintu byinshi. Mwumvise amakuru yabaye kwa Herode yakoze ibirori. Herode yakoze ibirori anniversaire, atumira abami bose, umukobwa arabyina. Mbese yanejeje se nkuko namwe mumeze. Niba Imana irishimye kuri umugoroba, mwebwe nuko mutazi ukuntu muri kureba musa neza, umufite amatsiko, muranejeje uburanga bwanyu ku Mana bufite icyo bivuze. Herode umukobwa arabyina, Isa arafashwa, Imana igifashwa, igikorwaho ikabatushe. Arafashwa ati nsabye ijambo, ati mukobwa wanyu urabyinnye, taraniro riranejeje. Imana ijya yitanga nk'abandi bayobozi bose. Abayobozi bose bajya bitanga. Iyo umuyobozi afashijwe nta muntu waririmbye ngo na ugize ngo niko kimeze. Waririmbye neza kuki Alegisi
ntabwo waririmba neza ngo birangire gutyo ngo Imana ifashwe ikure cy'uko waje umeze. Turabyanze mu izina ryande. Ntabwo waririmba neza uko wagiye umeze ngo abiri kutaha umeze. Ntiwaza mu iteraniro Imana irimo ngo use ngo utahakanagiye. Maze umukobwa Herode amaze kubyina neza, Ese aravuga ati mwana wanjye ati ko numva ashaka guha ikintu. Arambwira ati ngiye kuguha ikintu. Nkivugiye mu iteraniro, ariko amurya urwara ati icyo kintu ukivugire. Barakora avuga ibintu bito. Cyo mfa namwe. Wasanga hari abantu muri mwebwe basagira ibintu bito barabibona. Mujya mubabarira Imana ngo barahenda Kigali ngo ibiciro biri hejuru biramaze. Imana ntiyeze kubwira ibiciro, yavuze kubaho, ntiyavuze ibiciro. Yavuze kubaho, ntiyavuze ibiciro. Yavuze kubaho gusa uko bigura ku isoko nibikureba. Nubwo Herode abwiye umukobwa we ngo nusaba rero umenye usaba. Niyo cyaba kimwe cyakabiri cy'igihugu ndakiguha. Umukobwa aravuga ati kanje kubaza mama, nyina asagira iki? Ko mu mutwe we harimo igihanga cya Yohana. Nyina nta kintu agira. Mu mutwe wa nyina harimo igihanga cyane, sinigihaza niho yasaba n'igihaza. Yasaba ni papayi. Ageze ati mama nk'umuntu mukuru nanze kusaba, papa yarandiye urwara arambwira ngo ninsaba sinisondeki. Niyo cyaba icyakabiri turagabanamo. Nyina aravuga ati mwana wanjye mfite igisumbi, mfite ikintu gihenda cyane wasaba so. Kintu giki igihanga cyande cya Yohana. Banza karakana gato katari kisobanukiwe disi. Y'abarokore batazi icyo Imana yabagize. Yuri umurokore utazi cyakubayeho, utazi agaciro Imana iguha. Urifobya ugasaba ibintu bitoya, ugasaba amazu umwuzuruza kujyana yo mu manegeka. Hari umuntu ajya mu bukode kubera imyaka myinshi bubaye, bakabwira Imana ngo Mana ngo kubera ubukode bumere nabi ngo amahano ndaza umutwe amaguru arakarara hanze kubera ubukode. Iyo rero izo rero umutwe uraramwe imbere amaguru hanze nizo zo muri towa. Muzirinde guteta imbere y'Imana musaba ibintu bitoya, muyisabe binini. Niyo wapfuta bibonye umwana wawe nibura azavuge ngo mama yarasenze, data yarasenze. Dawidi yashatse kuba ku rusengero, Imana imubwira ati ariko wasabye neza ibintu binini, nzaguha ubwami, intambara zose uzajya uyitsinda, nzaguha n'imbabazi. Ariko umwana wawe iyo komandi nzayiha umwana wawe. Jya usaba neza ikintu niba utabakiriho abana bawe uzabareba bavuga ati nyina yarasengaga, nyina yari umurokore, ise ndamuzi. Mujye mwirinda gusaba ibintu bitoya bitazaba umurage w'abana banyu, mwatura binini. Maze Herode abona umwana ati papa mpa mikrofone. Bati ufite ijambo? Ati ndaribonye. Wabitekerejeho? Ati cyane. N'umwuka wari yagufashije? Ati mama yamfashije. Ati none nk'imbere y'abayobozi, imbere y'umwami urasaba iki? Ati nyuma yo kubiganiraho na mama no kureba imbere muri vision 2050 nsanze igihanga cya Yohana ukimpaye waba umpaye ikintu kinini. Isi yarishimye, yarababaye, ariko kuko yivugiye imbere y'abayobozi arakimuha. Muzirinde gusengera ibintu bito, muzirinde gusengera ibintu bitoya ngo murabarira Imana. Kamabwira reka ntahe nzagaruka, reka ntahe, reka dusenge. Gahunda ubu ni ugusenga rero.